Ikaze muri Gisubizo Shoes Store. Tubafitiye inkweto z'ubwoko bwose kandi ku giciro gito cyane. Abifuza kugura izo kwambara ndetse no kurangura nimuze mwese, imiryango irafunguye. Niba ushaka kugura inkweto uzaraga n'ubuvivi gana Gisubizo Shoes Store. Dukorera mu nyubako ya Downtown ku muryango w'112. Shaka ibindi bisobanuro wahamagara nimero 079 14 34 744 muri Gisubizo Shoes Store. Nk'abasirimu bose bahahira kandi muri Gisubizo Shoes Store nta mangazini azirana na pirate. Iminsi myinshi cyane. Se sheri kusa nk'abiki? umva wowe urasa nka byinshi pe. Sheri ndasa nka byinshi. Wapurasa nka Bikira Mariya. Ibi ni ibiki wowe kabyara? Sheri imeze bite? Nyine sheri byari bimeze neza. Ese sheri waza kugusura hari ikibazo? Nta kibazo. Papa wawe se wamubwiye ko nzazara? Nubwo nabyo namubwiye ariko nta kibazo nyine ngwino. Okay, reka mfate akamoto nyine ubwo nze ntaribi mu minota 20 ndaho nkugezeho. Sheri okay ntaribi nyine ndagutegereje. Ariko ababyeyi twaragushije na Yesu akigira mu ijuru ndebera nkuri. Nta kindi azi nukwirwarira muri phone gusa. Iminsi myinshi cyane. Se sheri kusa nk'abiki? umva wowe urasa nka byinshi pe. Sheri ndasa nka byinshi. Wapurasa nka Bikira Mariya. Ngamo iki yo mu nzu nyine kare. Sawa nta kibazo. niba ari urukundo nanjye Sheri nyine kare ngwino mu nzu. Wapi basi yo nicarira hariya mu passport mese hari ikibazo? Oya sheri uje kuzuba none ugiye hariya kuzuba oya ntabwo yaba ari byiza ahubwo ngwino mu nzu na papa kubone nyine. Sawa nta kibazo. Nyine papa dore sheri wanjye n'uyu. Kera mu nzu wawe wanyane sha ninde wavuge wagwaye urushya rwo kuvugana n'umukobwa nta rushya naguhaye. Babaye rwose. Ariko se papa turi gukora nibi. Ntabwo twasura abana ngiye nawe kwemera kuvugana n'uyu musore nta rushya namuhaye sha ninde waguhaye urushya. Ako papa ibyo ntabwo abari izi kejo ubundi ari we tuzaru. Nimushaka zabarwe muzatandukana ibyo ntabwo bindeba kizima nuko ngishaka kumenya ngo mwamenyanye hehe. Papa basi shyiramo impuhwe we. Nta kibazo twinjire. Urakoze. uretse wowe icara ahangaha nawe icara aho ngaho
kandi muvugana amataganyombya ari numva oya papa ntabwo ari amatagaranya ataba amataganyombya n'igiki cyubaka muri ibyo ngibyo ngiye ikintu cyubaka mu mugiye kuvuga ese undi nguko atavuga ni ikirazi mato uri muzi ubundi se witwa bahita simba akwita simba ni wowe nange se babuze ibyo reka tubyore nta kibazo mwe muvugana nta kibazo turi mwihorere papa niko yabaye ngwino twicarane muri ino nini reka twicare muri iyi nini n'ubundi ibisaza by'iki gihe ndabizi ubaye munini ari byiza koko ako se ko ntakabaye munini byabavuye ngo mwicara icara aho ngaho nawe ucara aho ngaho ako ubundi mbere yuko mubana ubundi uyu nguyu afite icyo afite moto oya afite imodoka se kuko umwana se none se afite papa afite n'igare cyangwa ngo ayikarakaze nimba akubwiye ko ngenda muri bakwe bameze gutya n'ibikoni bigusa n'uyu n'uyu n'ubu ibi ni ibiki mwaka byara ibi ni ibiki se nyine ni igice utabona ni igice utabona nkawe imana irarema mbega data bukwe iki se nge nakema ko mbere umukwe ufite igare yabaye umukwe wanjye ryari ibyo se ni ibiki urumenya iki se umva sheri rero za miliyoni 2 rero navuze nzagukwa ureka nigendere nzazikoremo bizinesi kuko ndabona papa wadashobotse kanigendere yemwe mbega umukwe bari barabivuze umukwe n'uyu nguyu rwose udabakwe nkamwe mwabagahe ubundi umukwe yaje barabanza bakamuhanagura inkweto igaca neza neza umukwe n'uw'ikinyejana ubundi wabagahe aho ukuntu ngo umukwe neza cyane barabivuze kabisa none se muri za miliyoni wari kuzaka umukobwa wanjye wampayemo kamwe nkajya kugura nshongo